kurangira avuze yuko impamvu yagarutse ngo yageze Buraya nirafoto impamvu yayifoto yari kurira nuko bamubwiye yuko umwana we yagize ute yitabye Imana. Ukibaza ese nuwuhe mwana tena n'ubu ngubu amakuru ahari aravugwa yuko Yampano nawe yajyanwe mu rukiko n'uwari mugore we ngo umugore we yatanze ikirego muri RIB. Ubwo umugore bavuga n'uriya twese tuzi twabonye mwari ya video ahubwo ikibazo kuki umugore wa Yampano yagiye kumujyana muri RIB azi nibibazo Yampano agize ute afite kuba yarapfushije umwana bamwe bakabifata ngo ubusikama bakavuga ngo Yampano bitewe uziko mu minsi yashize na mu gihe gishize mu mwaka ushize mu hari ngo mu kwezi kwa gatandatu hari abana bazaga bari kuri Yampano yagize ute yari amafaranga y'indirimbo swumvisha umukobwa wabaga muri Amerika yari amafaranga y'indirimbo ngo yamuhaye indirimbo arayimugurisha arongera arayisubiza yarayimugurishije arangije Yampano arongera nyine arayisubiza iyi nyine yarayishubije urumva nukuba ngo Yampano niho byatangiye kugaragara nk'umuntu ugenda agize ute ufitemo amanyanga mukundo urumva asigaye ukibaza ngo Yampano niba koko ira video Godfather ari kuvuga ari byo sibyo kubera iki Yampano ari ahejejemo abandi bana kandi Yampano azi yuko ibyo bindasanzwe bikora tukiraho hari umuntu wagaragaye nawe kuri live avuga yuko Yampano nawe abafite ngo hari application bagurishamo ama video y'urukozasoni so wabyumvise ngibyo byose rero Yampano yageze mu kiganiro arabihakana avuga ko nta video ihari ndetse ariho yagiye avugira n'ibindi byinshi cyane bijyanye n'umubano we n'umugore we n'ibijyanye no gupfusha umwana we ariko Yampano kangubwire Yampano si umuntu ufite izina rigufiya cyangwa ritoya ku buryo yapfisha umwana ntihagire ubimenya kuko twese twabimenye yabivuze mu kiganiro cyane cya Irene siko byagenze ariko kiriya ni ikintu gikomeye ntabwo yatangaza ko umwana yitabye Imana ari kubeshya nyine ntabwo yabitangaza besha abantu barimo kwibaza ko umugore yagaragaye yibyinira ku matikitoke kandi bapfushije umwana ese uwo mwana ni uwande hagati ya Yampano n'uriya mugore Gitondo cyiza saa sita nziza ku bayigezemo umugoroba mwiza ku bandi batari mu Rwanda turagusubije cyane wowe ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi twongeye kwitereka amakuru wa mugabo ndashimira Imana Miss Shize wakoze ikiganiro uvuga kuri Yampano uvuga kuri video ya kabiri yaba yasohotse ariko Yampano yaraje arabihakana avuga ko nta video yasohotse ahubwo ko afite ibibazo byinshi uruhuri Yampano ariko n'ubundi nubwo yavuze icyo amakuru akomeze gusohoka kuri we ntago ari meza ku bakunzi be cyangwa se kuri we n'umuryango niyo mpamvu tugarutse muri aya masaha dusuhuriza abakunzi bacu hanyuma wongere tucishirizemo kuri make ndabasuhuza mwese aho muherereye mu bice bitandukanye aho mwaba muri hose amahoro y'Imana ibane namwe ku icyo kibazo waruvuzeho rero Yampano murabizi neza mu gihe gishize hari amashusho yagaragayemo ari gutera akabariro n'umugore we icyo gihe yitwaga umugore we siko bimeze yitwaga umugore we kugezana n'ubu nubwo bavuga ko kuki mutangaza mu makuru hose cyangwa se mu byanditswe n'igihe bari kwanga uwo ari mugore we ni ukwango icyo gihe yari mugore we ubu ngubu ntabwo ari mugore we kuko baratandukanye kandi ni ukwango Yampano noneho andi mashusho ntabwo aragaragara ngo tuvuge ngo hari uwayabonye wenda hano mu YouTube ariko Godfather we yatangaje yuko amashusho agize ute ayafite rega Godfather ntago ari umunyamakuru
ntabwo ari umunyamakuru ariko we yerekanye n'igihamya. Igihamya rero ni zira screenshot kuko erega kabetse ngo bwire man zira screenshot ntabwo Godfather wa mugane ntabwo ari AI ari yayakoze siko imeze. Rega screenshot yerekana icyumba cya hoteli werekana n'umuntu urimo ntabwo biba bisobanuye ko ufite video ye kuko screenshot ushaka kwemera yuko video bayitaye hano hanze nibwo uzabyemera ko video ihari ni nuko ngo n'ubwa mbere ubundi video ira ya mbere byatangiye gutya nabwo hatangiye uwo bita Pazoman ariwo Patrick we yatangiye asohora iki screenshot video zasohotse nyuma siko imeze. Video ikimara gusohora screenshot Pazo akimara kuyisohora ya mpano nibwo yagize ute yatangiye kugira mu bwoba atemeranwaho n'ibyo Patrick bari bafitanye muri gahunda zabo mu mikoranire yabo. Patrick nibwo yafashe umwanzuro kugira ute gusohorera video. Ukivuga ko abo bagabo bombi ejo bundi bagiye mu rukiko ejo nibwo bagiye mu rukiko asigaye urukiko rwanzura yuko iminsi 30 y'agateganyo bagize ute bahawe mu gifungo cyabo kugira hari byanzurwe nuko batigeze bayitesha agaciro. Urukiko rukavuga ngo iyo minsi 30 bagomba kugira ute kuyikora kubera yuko basanze nta mpamvu nimwe basanze ibyo batanze mu bujurire nta shingiro bifite. Basanze nta mpamvu nimwe yatuma bahagarika kuba iyo minsi 30 bagira ute bayikora. Ubwo rero nuko ngo ejo nibwo baje hadi bongeye gusubizwa imageragere ubwo bari kuri 30 jours siko imeze kugira ngo baze ubwo nuko ngo iyo 30 jours hari nibwo tuzamenya ni iki cyafashwe muri byo kuko urumva niwe babahaye 30 jours imyanzuro y'urukiko imyanzuro y'urukiko niyo izamenya ngo uyarakatirwa cyangwa arataha siko imeze. Nuko tukira aho ngaho mu gihe gishize murabizi yuko nyuma yari ama video uwo bita ya mpano nawe mu rukiko byari bitanye ngo hwihwisa yuko nawe bagize ute bamukeneye. Amakuru ho abantu benshi bakomeje kuvugaho nubwo bitara nta rwego rwa leta na rumwe rurabivugaho biravuga ko yamana ashobora nawe kuba agiye kubasanga. Nyine tukiraho wikwihutisha ibintu mbabarire reka tubitware gake tubwira abantu kuntu gahunda zose zimeze siko bimeze. Ya mpano nyuma y'ibyo ngibyo byose yese agiye Burayi sibyo noneho kugenda nta minsi 5 yamaze niba ari myinshi ni 3 arongera aragaruka. Ejo bundi mu gitaramo cya rap nibwo hagaragaye amashusho ya mpano yagize ute yagarutse Kigali. Tena nyuma yaho ngaho tumubona kwa Irene kwa Murinda Habi ahita sobanura no kwiriya foto ya postinze akiri hanze impamvu nyamukuru yatumiza agira ute ayipostinga. Iyo ni foto ya postinze arimo kurira. Abenshi bavuga ngo ya mpano yashwanye n'umugore we ngo barwaniye Buraya. Abantu benshi barabihakanye aribwo na Godfather yahamagaye ya mpano nari mari ndi kuri live ya TikTok aramubwira ati madamu na n'ubu ngubu turi kumwe ngo muguhereze. Urumva ya mpano yanga nduza Godfather aramubwira ati ushatse wagira ute wamumba. Ya mpano aravuga ati umugore afite ibyarimo ntabwo namuguhereza ariko turi kumwe. None mu kiganiro yakoze kwa Irene yavuze yuko umugore yari yafashe nawe rutema ikirere ariko yari afite inzira agiyemo icyerekezo cyiwe na ya mpano agize ute afite yagiye. Bigace kabiri tubona ama video umugore wa ya mpano ari kugira ute ari kubyina kurangira avuze yuko impamvu yagarutse ngo yageze Buraya nirafoto impamvu yayifoto yari kurira nuko bamubwiye yuko umwana we yagize ute yitabye Imana. Ukibaza ese nuwuhe mwana tena n'ubu ngubu amakuru ahari aravugwa yuko ya mpano nawe yajyanwe mu rukiko n'uwari mugore we. Ngo umugore we yatanze ikirego muri RIB
ubwo umugore bavuga n'uriya twese tuzi twabonye mwari y'amavideo ahubwo ikibazo kuki umugore wa Yampano yagiye kumujyana muri ribu azi n'ibibazo Yampano agize ute afite kuba yarapfushije umwana bamwe bakabifata ngo ubusikama bakavuga ngo Yampano bitewe uziko mu minsi yashize na mu gihe gishize mu mwaka ushize mu hari ngo mu kwezi kwa gatandatu hari abana bazaga bari kuri Yampano yagize ute yari amafaranga y'indirimbo swumvisha umukobwa wabaga muri Amerika yari amafaranga y'indirimbo ngo yamuhaye indirimbo arayimugurisha arongera arayisubiza yarayimugurishije arangije Yampano arongera nyine arayisubiza iyi nyine yarayishubije urumva nukuba ngo Yampano niho byatangiye kugaragara nk'umuntu ugenda agize ute ufitemo amanyanga mukundo urumva asigaye ukibaza ngo Yampano niba koko ira video Godfather ari kuvuga ari byo sibyo kubera iki Yampano ari ahejejemo abandi bana kandi Yampano azi yuko ibyo bintu asanzwe abikora tukiraho hari umuntu wagaragaye nawe kuri live avuga yuko Yampano nawe abafite ngo hari application bagurishamo ama video y'urukozasoni so wabyumvise ngibyo byose rero Yampano yageze mu kiganiro arabihakana avuga ko nta video ihari ndetse ariho yagiye avugira n'ibindi byinshi cyane bijyanye n'umubano we n'umugore we n'ibijyanye no gupfusha umwana we ariko Yampano kangubwire Yampano si umuntu ufite izina rigufiya cyangwa ritoya ku buryo yapfisha umwana ntihagire ubimenya kuko twese twabimenye yabivuze mu kiganiro cyande cya Irene siko byagenze ariko kiriya ni ikintu gikomeye ntabwo yatangaza ko umwana yitabye Imana ari kubeshya nyine ntabwo yabitangaza besha abantu barimo kwibaza ko umugore yagaragaye yibyinira ku matikitoke kandi bapfushije umwana ese uwo mwana ni uwande hagati ya Yampano n'uriya mugore nyine bisanzwe bikaba bikekwa ko uwo mwana ari we witabye Imana ese nyine ibyo ngibyo byahita bisobanura ko we n'uriya nta mwana bafitanye cyangwa se baba bafitanye bakaba bafitanye abana babiri kandi betse ngubwire Yampano yatangaje yuko icyatumye azana uriya mugore huti agatandukana na Pazo mu nzu babagamo nuko umugore we yaragize ute yaratashe azanye n'iki n'umwana ibyo ntuza yarabivuze Yampano yarabivuze ukibaza se nuwuhe mugore urumva yazanye nuwuhe mwana ibyo ni ibintu tugomba kwibazaho twese nuwuhe mugore yazanye nibyo Yampano yigeze kwivugira ko kugira atane na Pazo yaragiye kuzana umugore kandi umugore nawe umufitiye umwana we none wumve Yampano hagenda anyanganya abantu ashira mu rujijo rukomeye rutari rutoya ese ko uwo mugore we yagaragaye ari kwishima kandi bafite ikibazo cyo kuba bagize ute bashinguye imfura yabo bikongera bigahita byikubitaho n'ayo makuru arimo kuvugwa ko uwo mugore we yagiye kumurega muri ribu kandi noneho Yampano ngo yakubise umugore we ku rwego rwo hejuru no mu byariya ngo ni ukumuhoza ku nkeke kumukubita urumva ese ukibaza Yampano ibyo ari gukora arabizi neza ahubwo ibimuvugwaho ni ukuri Yampano ngewe nkize muri data nubwo biriya bintu ntavuga ngo iki ariko ntekereje ibintu yagiye akorera nyuma mbere yuko ibi biba bivugwa Yampano wabona yuko we ibintu avugwaho ari byo ariko nubwo bitaratangwa cyangwa ngo bigaragazwe neza ariko ni kubera yuko twese ibyo bintu bavuze yuko umugore we na Yampano batangiye kurwana bakibona iki ari amavideo agisohoka ariko batandukanye umubano wabo wasitangira ku gatotsi noneho Yampano we yiyemerera yuko ibyo bavuga ko umugore we na Yampano batandukanye kari kugira ute kari kubeshya ariko we yaje yivugira yuko ari byo batandukanye kandi mbere yari yarabihakanye
tugiye kuri ya mpano gato kugira abantu batangire gutekereza ko yatandukanye n'umugore we, ni amagambo yagiye yandika ku nkuta ze, cyane cyane kuri Instagram, harimo n'ibyacaga amarenga ko umugore bashobora kuba batakiri kumwe. Ariko mwibuke ibyanditswagaho we yandikaga arimo guhakana. Oya ntago yahakana. Oya yarahakanye. None se betse ngubaza dahakana ko bamubajije. Post iheruka yiwe yari irimo ko atahiriwe n'urushako. Atahiriwe n'urushako. Ibyo ngibyo bita bivuga neza ko nyine ashobora kuba atakibana n'umugore we, niyo baba babanye baba batabanye neza. Niho abantu nyine bahise batangira kubivugira. Nawe akigera mu kiganiro ahita byenzura acaho umurongo ko atakibana n'uwahoze ari umugore. Ubu ni ingaragu. Ubu ngubu ni ingaragu. Nyuma y'uko rero watandukanye n'umuntu, sintekereza uburyo biri kongera kugaruka. Niba umuntu mwaratandukanye ngari kujya kukurega kandi mwaratandukanye. Ubwo uzi icyo bishatse kuvuga, nyuma yaho ari yambana na mugore we mu hagati yabo harimo ikintu. Ase ni gute umuntu mutandukana akajya kukurega se? Bana betse mubwire, hari igihe utandukana n'umuntu ugasanga impamvu utandukanye nawe hari impamvu, noneho we akagumya kugusonga. Breaking nuko yampano mu gihe gishize n'ubundi yahamagaye ngi wabo w'umugore akavuga ngo natagaruka rimanika hehe mu nzu ngariyahura. Ubwo se ibyo ni hagati aho ninde wajya kurega? None se betse ngubaza, wenda ashobora kumuhoza ku ngeke gutyo amuhamagara amutera ubwoba, urumva? Erega nitera bwoba no gutera umuntu ubwoba nacyo ni ikindi cyaha. Nabwo ni ibyo wowe wakwita kumwoza ku nkeke. None se nyine sukugira. Ariko se ubundi yampano nuwo kujya kwiyahuzwa n'umugore, tuvugisha ukuri. Oya iby'abagore n'abagabo rero. Oya man, erega hari ibintu mureba kiba nguko bivugwa yuko yampano yafashe umufixeri we bajya mu ndirimbo. Umufixeri akajya hehe muri lodge kugira ngo ababaze umugore we. Ibyo ngibyo yampano azabihakana, ntago wabigenderaho kuko nyiri bwite yarabihakana. Bizagaragara kandi nibigaragara. Ariko amakuru hari ibyo yampano nuko ashobora gufungwa arebye nabi. Ibyo ngibyo biramutse bimuvugwaho, ibyo abantu bari kuvuga ari ukuri ko umugore yagiye kumurega, ndetse n'iyo video ihari ntago byaba biri buze kugendekera neza uyu musore bita Yampano, kuko nyine ushobora kuvamo ariko wanafungwa. Hari benshi bagiye bazira nyine ko umugore yabareze kubahoza ku nkeke. Wamenyekanye cyane muramuzi, nawe yavuyemo nyine bitoroshye. Kandi baravugaga ko ari umugore wamureze. Rero biriya bintu bikugezayo. Sinzi uburyo Yampano niba agira management, niba agira team imugira inama y'uburyo. Ntekereza ko yari abikeneye nk'umuhanzi kugira team imugira inama y'uburyo agomba kwitwara kandi akayumvira. Nta muhanzi uba ugomba guhora mwaramatiku. Ese betse man, ubundi kugaragaza amafoto y'urukozasoni y'ubwambure bwawe nibyo bikugira umusitari? Oya Yampano urwego agezeho ntago yari akeneye nyine gukora biriya byose kugira amenyekane. Ndetse niba ashaka kumenyekana no muri Amerika. Oya no muri Amerika nabwo yahamenyekana kuko kandi ntekereza ko n'abanyarwanda bari muri Amerika bamuzi ko aririmba ikinyarwanda, ucyumva wese aramuzi. Ntago bikenewe ko akora biriya rwose. Ni ukwirinda ibintu nyine, ririya zina ntago ryazamara igihe. Ntago ryamara igihe. Erega iyo wamamaye mu bubi n'ubundi rirangira nabi. Sibyo? Iyo wamamaye mu bubi n'ubundi birangira nabi. Rwose abagomba kumenyekana, si ibintu byoroshye by'umuntu abagomba gufata nabi. Abagomba kurinda izina rye. Naho nyuma yo gucika wenda niba iyo video idahari ya kabiri, reka tumusabire n'umugore abatari kumurega bari amakuru y'abantu nyine bakundi bashyushye inkuru. Reka dutegereze ibyari byo.
Twaganira ku musozo dushimira ababanye natwe kugeza kuri uyu musozo w'ikiganiro. Turabakunda cyane. Twereke urukundo mukora subscribe, share ndetse na comment na like. Ciao ciao. Ciao ciao.